uko wafata Facebook isanzwe ukayigira page. Nk'urugero hari ukuntu warafunguye Facebook bisanzwe ikaza ari Facebook y'aba friend aho abantu bakwaka ubushuti nawe ukaba wakaka umuntu ubushuti runaka yabwemeza mukaba friend hanyuma ugakenera kuhindura page ariko ukabura uburyo wabikoramo. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wakoresha ugafata Facebook yawe isanzwe ukahindura page noneho kugira ngo abantu bajye bakwaka ubushuti bakajya bagufollowinga noneho n'abandi bakwatse ubushuti kera bakahita bahinduka aba followers bawe. Nk'urugero niba ukoresha urubuga rwa Facebook wagiye ubona abasitari benshi bagiye batandukanye bafashe Facebook zabo bakazigira page hanyuma kugira ngo abantu bajye babaka ubushuti ahubwo bakajya babafollowinga. Nk'urugero reka dusure Facebook ya buri kantu urabona Facebook ya buri kantu ageze ku rwego rwo hejuru ku ba followers kandi urabona kuri Facebook yahanditse follow ariko nk'urugero iyo dukoze kuri buno budomo butatu ubu ngubu urabona hano hejuru handitse add friend. Bivuze ko iyi Facebook ya buri kantu yari Facebook isanzwe hanyuma nyuma za kuhindura page kandi urabona ko ageze ku rwego rushimishije. Nk'urugero urabona iyo duscrollinze tumanura urabona ko afite ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kandi urabona ko yagiye agira like nyinshi na views nyinshi kuri posts. Gusa si uyu wenyine hari n'abandi benshi bagiye babigerageza. Nk'urugero iyo dusuye Facebook ya Bwiza Emeras urabona Bwiza Emeras nawe ageze ku rwego rwo hejuru kandi urabona kuri Facebook yahanditse follow ariko urabona nk'urugero iyo dukoze kuri buno budomo butatu ubu ngubu urabona hano hejuru handitse add friend. Bivuze ko nawe yari Facebook isanzwe hanyuma nyuma aza kuyigira page kandi urabona ko Facebook yanabaye verify kuri Facebook kandi urabona iyo duscrollinze tumanura kandi urabona ko post yagiye ashyiraho zagiye zigira views nyinshi na like nyinshi ku bintu byose yagiye ashyiraho. Gusa sabonye ne yusuye na Facebook ya Capitaine Regis urabona nawe ageze ku rwego rushimishije kandi urabona ko ba followers ageze ku rwego rwo hejuru. Ariko kuri profile urabona hano handitse add friend ariko iyo dukoze kuri buno bodo butatu urabona hano hejuru handitse follow. Bivuze ko no mwatse ubushuti ahita umufollowinga kugira ngo amwaka ubushuti kandi urabona iyo duscrollinze tumanura urabona ko ibintu yagiye ashyiraho nabyo byagiye bigira like nyinshi na views nyinshi. Gusa saba bonyine gusa hari n'abandi bagiye babikora kandi ukabona ko Facebook zabo zizamuka vuba kandi byihuse. Niba waragize igitekerezo cyo kumenya uburyo wabikoramo iyi video yarabigufashamo. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga nureba video ukayirangiza uraba ufite ubushobozi bwo gufata Facebook yawe isanzwe ukahindura page aho kugira ngo abantu bajye bakwaka ubushuti bakajya bagufollowinga noneho n'abandi bakwatse ubushuti kera bakahita bahinduka aba followers bawe. Tudatinze mu bintu byinshi reka nkwereke uko bikorwa ariko nyabona mbere kugira ngo dukomeze liking iyi video ukore subscribe niba utarayikana niba ufite ikindi kibazo cyangwa inyunganizo bisigaho munsi muri comment ndahita nkusubiza. Rero kugira ngo ubikore nta kintu urakora uraza ama application yawe bisanzwe ushaka ama application ya Facebook wakoresha Facebook Lite cyangwa Facebook isanzwe byose birakunda ariko ngiye gukoresha Facebook isanzwe urayifungura bisanzwe. Ukimara kuyifungura nta kintu urahita ukora kuri kano gafoto akangaka kizeho dufresh ahangaha mu nguni. Ukimara gukora uzahita ukora kuri kano gafoto ka profile akangaka uri kukabona akangaka uzagakoraho. Ukimera kugakora uzahita ugera kuri profile yawe nk'uko uri kubibona profile yanjye ifite aba friend 3000 none bana aba friend ngiye kubafata mbahinduremo aba followers none n'abandi banyaka gushuta kugira ngo bajye banyaka ubushuti bajye bamfollowinga. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzahita ukora kuri buno budomo butatu ubu ngubu mukizeho dufresh. Ukimara kubukoraho uzahita ugera kuri tab imeze ukunguku we nta kintu uzahita ukora hano handitse turn on professional mode ahangaha uzakoraho. Ukimara gukoraho uzahita ugera kuri tab imeze ukunguku we nta kintu uzahita ukora hano munsi hano handitse turn on ahangaha uzakoraho. Ukimara gukoraho uzategereza gake ya wihanganye. Ukimara gutegereza uzahita ugera kuri tablo imeze ukunguku we nta kintu uzahita ukora hano handitse next hano munsi uri kuhabona. Ukimara gukora utegereze gake ukora hano handitse next nanone. Ukimara gukora kuri next none uzahita ugera kuri tablo imeze ukunguku we uzahitamo urabona ahambere hari public hakabira hari friend hano ha gatatu no kujya ureba ibikorwa byawe wenyine nawe uri muntu bibonye. Rero uzahitamo icyo ushaka kuzajya uhitamo ariko ngiye nagushishikariza guhita uhitamo hano public ahangaha hambere kuko ushyizeho ibintu byawe nk'amafoto amavideo cyangwa post bisanzwe ibintu byawe bigera kuri buri muntu wese uri kuri Facebook. Rero uzahitamo aho ushaka nurangiza uhita ukora hano handitse next ahangaha. Ukimara gukora uzategereza gake uzahita uhingukira kuri tablo imeze ukunguku. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzahita ukora hano handitse confirm hano munsi uri kuhabona. Ukimara gukora confirm uzategereza gake ya wihanganye. Ukimara gutegereza uzahita ugera hano hameze ukunguku nk'uko uri kubibona izi zose ni monetization tuzaba twemerewe nituramuka twujuje ibisabwa. Urabona izi ni monetization nitwuzuza ibisabwa izi zose zizagenda zifunguka muri video zizakurikira uko zigenda zifunguka zambere ku buryo wana monetize. Rero kugira ngo ukombeze nta kintu uzahita ukora hano handitse next n'ubundi nk'ibisanzwe. Ukimara gukora next nta kintu uzahita ukora nanone uzahita ukora hano handitse next ahangaha. Gusa niba ufite kanya bino bintu waje ugenda ubisoma
nabyo ni ingenzi, wajya ugenda ubisoma ariko ngiye kuko ndi kukwereka uburyo bikorwa. Reka nihute kugira ngo video itarambirana. Uzakora next. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tabure imeze uku nguku. We nta kintu uzahita ukora ahangaha uri kubona ahangaha kizu fresh. Ukimara gukoraho nta kintu uzahita ukora hano handitse go professional dashboard. Ahangaha uri kubona uzakoraho. Ukimara gukoraho uzategereza gakeya. Ukimara gutegereza uzahita ugera kuri taburo imeze uku nguku. Nkuko mubizi kuri Facebook ubu ni challenge. Mvuze ko ari challenge ntago naba nibeshye cyane kuko bagenda baguha utuntu ugomba kuza buri cyumweru. Iyo twujuje bagenda bakuzamura mu ntera. Nkuko uri kubona hano hambere bone badusaba gukiraho poste 5 mu cyumweru. Urumva poste 5 mu cyumweru uzujuje hano hambere, na hano umunsi ukahita wuzuza dushoti 5 mu cyumweru. Iyo byujuje bahita bakuzamura mu ntera. Uko ugenda uzamuka mu ntera niko monetization zigenda zifunguka. Rero ukimara kugera hano nta kintu uzahita ukora back usubira inyuma. Wongere ukore back usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nta kintu uzahita ukora refresh. Tegereze gakeya. Tayari urabona ko tukimara gufreshinga urabona ko twise tugira aba followers 3200. Rero urabona ko ari ibintu byoroshye. Na nk'urugero reka tuze dukora hano handitse professional dashboard ahangaha. Ukimara gukora reka duscrolling tuze dukora hano handitse monetization ahangaha. Urabona monetization tuzaba twemera umunsi tuzaba twujuje ibisabwa. Rero nuko nguko wafata Facebook isanzwe ukahita uhinduramo page. Urabona ko ari ibintu byoroshye kandi urabona ko ari uburyo bwiza. Ubu ko tuzatugenda tuzamuka mu ntera, tugenda tuzuza ibisabwa zino monetization zigenda zifunguka bitewe nuko tugenda tubyuzuza. Rero aka kantu nakubwiye niba kagufashije bimbwira muri comment. Ikindi kandi niba hari undi muntu uzi iyi video yagirira akamaro nawe wayimusangiza nawe akamenya kano kantu urabona ko ari akubwenge. Ciao mugire ibihe byiza ndabakunda cyane gusa nibagirwe gusiga ukoze subscribe.